Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bakunze umusaraba wa Yesu Kristo inshuti za Yesu ndabashuhuje amen amen. Hanyuma bene data Imana yaramvugishije imbwira kuri ziriya nyigisho bari abantu bari kugenda bavuga ngo abapasiteri bari baratubeshye ngo icya cumi cyari cyo mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya nta cya cumi, ntabwo ari ngombwa, ntabwo tugomba kujyana icya cumi mu nzu y'Imana, ngo abapasiteri bari baratubeshye. Imana ngiye yaransanze irambwira ngo ziriya ni inyigisho z'abafirimaso, niyo mpamvu uje kubibabwira. Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo ziriya ni inyigisho z'abafirimaso. Buriya ni uburyarya bw'abafirimaso bakorera mu nsengero, bakorera mu bantu. Hari abihamagaye batarahamagaye muri uyu murimo kubera inyungu z'umubiri bafite, kubera inyungu babifitemo barihamagara, noneho bagafata Bibiliya bakaba ariyo bashakisha ubuzima, ariyo bashakisha imibereho, bakagenda rero bakoresha bwa buryarya, za nyigisho abafirimaso babashyizemo babahaye. Imana yarabimbwiye mu ijwi, ariko yanambwiye noneho uburyo ki abo bafirimaso babaha ubwo bwenge bazajya bigishirizamo. Nyine yanyeretse uburyo ki abafirimaso babaha ubwenge bwo kuzajya babivugamo. Imana itugirire neza. Nawe se koko baravuga ngo abapasiteri bacu baratubeshye? Bapasiteri ndabakunda, mbasabiye umugisha, mwatwigishije inyigisho nzima, inyigisho z'ubugingo. Imana ibaha umugisha aho muri hose, Imana ibaha umugisha kandi basabe n'ubugingo buhoraho rwose. Imana ibafashe, Imana ibiteho, Imana ishobora kubagirira neza. Nawe se izi nyigisho z'ubuyobe bavuga ngo ngo mu isezerano rishya, ngo muri New Testament ngo nta hantu icya cumi kiri, ngo ntaho bavuga ko bagomba kujyana icya cumi mu nzu y'Imana, ngo mu isezerano rishya ngo nta hantu icya cumi kiri. Ibi ni ibikira. Dusome muri Matayo ibice 23. Ntago ndwanisha amagambo nabo, ndasoma umurongo umwe. Matayo ibice 23 umurongo wa 3. Dusome muri Matayo ibice 23 umurongo wa 23. Haravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Bo bahita bagarukira aho ngaho bakabihorera, bakagurukira aho ngaho. Muzabona ishyano ko mutanga icya cumi gutyo gutyo, bagahita baceceka. Ariko ntabwo umurongo urangiye, umurongo ntabwo urangiriye aho ngaho, umurongo urimo urakomeza. Hakomeza havuga ngo iki? Haravuga ngo ibyo mwari mukwiriye kubikora na bya bindi ntimubireke. Ni ko ijambo ry'Imana ritubwiye muri Matayo ibice 23 umurongo wa 23. Haravuze ngo ibyo mwari mukwiye kubikora ariko n'ibindi ntimubireke. Nivuga ngo icya cumi nimugitange, ariko ntimwirengagize n'ubutabera, ntimwirengagize n'imbabazi, ntimureke no kwizera. Amen amen. Ni ijambo ry'Imana, ni umurongo umwe wonyine, ntabwo ari 20. Ibi byose mvuze biri muri uyu murongo umwe wonyine. Imana, Yesu yari arimo kubwira aba bafarisayo n'abanditsi ko ari indyarya kubera ko batanga icya cumi gusa, ariko ntibagire ubutabera, ntibagire imbabazi, ntibagire kwizera. Bagatahira mu gutanga icya cumi gusa. Icya cumi nta muntu kizahesha ubugingo niba adakiranutse. Icya cumi ntawe kizahesha ubugingo niba atizera. Nanjye niko ndabyimera gutyo nyine nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko icya cumi ngitange, ngerekeho kwizera, ngerekeho imbabazi, ngerekeho gukiranuka. Ariko n'icya cumi nagitanze. Haleluya. Icya cumi ntabwo umuntu agitanga ku mbaraga ngo abishobore. Bakozi b'Imana mwatwigisha icya cumi, twagitanze mubizi, tugitanga mutanabizi. Aha ngaha nge nta muntu untegeka gutanga icya cumi, nta muntu ungenzura ngo nagitanze cyangwa se nagitanze, ariko kuko umwuka w'Imana ndimo akanyemezaho gutanga icya cumi ari ngombwa, ndagitanga. Icya cumi ni ugushima Imana, ni uguhimbaza Imana, ni ukwishimira ko ibyo dufite byose ariyo yabiduhaye, ikavuga ati ngarurira noneho kimwe mu icumi cyonyine. Ibyo bitunanije iki koko? Abantu cyananiye gutanga icya cumi kubwo gukunda impiya, nibo bari kugenda bigisha izo nyigisho. Abandi njye simpamyira mubyeyi nimba harigeze agitanga n'umunsi n'umwe. Ashobora kuba atarigeze atanga icya cumi n'umunsi n'umwe mu buzima bwe, ariko barimo baragenda babigisha ngo nimutanga icya cumi. Icya cumi koko bantu b'Imana kidutwaye iki? Tugitanze ko ariho umugishura ahubwo. Reka dusenge Imana, noneho mbabwire uburyo ki Imana yanyeretse ukuntu abafirimaso
babashyiramo ubwenge bwo kuzajya bagenda bayobya abandi mu buryarya bw'abafurimaso, akabashyiraho ikimenyetso. Ni ikimenyetso nabonye ari ikimenyetso satani abashyiraho, bari mu izina ry'abafurimaso, noneho bakagenda babivuga nk'aho bifite nk'aho bifite ubwenge, ariko nta kuri kurimo, nta kuri guhari. Utusomeye Bibiliya ntabwo ushobora kumenya ko bakubeshya yaba batakubeshya. Niyo mpamvu ugomba gusoma ijambo ry'Imana, mwene data. Soma ijambo ry'Imana, kandi wowe wabyigishijwe ukaba warigeze gutanga icya cumi, komeza ugitange. Imana ishimwe. Ndagushimye, ndaguhimbaje Mana, ndagushimye kuri Imana nziza, ndagushimye kuri Imana ivuga. Navuga nk'umuntu Mana, ibyanjye ntawe byakiza, ntawe byarengera, ariko databuja wowe ubwiye ubwoko bwawe bamenya kandi bagasobanukirwa, ntitugwe mu mutego w'abadayimoni, ntitugwe mu mutego w'abafurimaso, ahubwo tukagenda nk'abafite ubwenge. Nuko rero ndakwinginze unyuzuze umwuka we wera, abe ari we unyobora, nayo kuvuga ku bwanjye ahubwo mvuge ku bwawe Mana, kugira ngo ibyo washyize muri njyewe bigirire umumaro ababyumva. Urakoze, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data, Imana yaransanze yaramvugishije mu nzozi. Nari mpagaze, nagiye kubona mbona mpagaze ku nzira, nari mpagaze ku nzira inyurwaho n'abantu. Abo bantu babaga batwaye amatafari ahiye akomeye cyane rwose, barimo bajya kubaka. Barakomeza bagenda bajya kubaka, batwaye amatafari ahiye bajya kubaka. Ariko igihe cyarageze, noneho haza umuntu ahagarara aho ngaho ku nzira. Ahagaze ku nzira aho, numva ijwi rimbwiye ngo uriya muntu ni umufurimaso. Akimara kumbwira gutyo, ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere cyari kirangiye, hagiye gukurikiraho ikindi cyiciro, kuko abantu barakomeje baraza. Ba bandi baje batwaye amatafari bajya kubaka bwa mbere bari icyiciro kimwe, noneho abari bakurikiyeho baba icyiciro cya kabiri, kuko bagombaga kunyura kuri uwo mufurimaso akabaha imbaraga, akabaha ubwenge bw'uburyo ki bazajya kubaka. Abajyaga kubaka bwa mbere babaga barigishijwe nabo, ariko bigishwa njye sinabibonye aho bigishirizwaga, nuko bigishijwe njye ntabwo nabibonye, ariko nari nzi yuko nabo ngo bigishijwe. Ariko noneho abaje bwa kabiri banyuraga ku mufurimaso akabashyira ikimenyetso mu gahanga, nabonaga yandikaho ashushanyaho. Ntabwo nakomeje kugira amatsiko yo kugira ngo ndebe ibintu arimo kubandikaho, ariko numva mbwirwa yuko ngo ni ikimenyetso ari kubashyiraho, kandi icyo kimenyetso ni ubwenge yabaga bahaye bwo kugira ngo ababwire uburyo ki bazajya kubaka. Imana idufashe cyane. Abantu rero barakomeje guhita baza bafite amatafari ahiye ameze nk'ay'abambere nabo bari bafite, barimo bajya kubaka. Ariko haje kuza umuntu w'umugabo wambaye amarinete. Hageze umuntu w'umugabo wambaye amarinete, yagize gutya amanura amarinete kugira ngo uwo mufurimaso abone uko amushyiraho ikimenyetso neza. Amanuye amarinete, nahise ngira amatsiko mpita njya kureba mu marinete hejuru ngo ndebe ko mbona ikimenyetso amushyizeho. Naragize gutya ndenza amaso hejuru y'amarinete kugira ngo ndebe ko nabasha kumenya neza koko ni iki cyari kumushyiraho. Ntacyo nabashije kubona, kandi yakimushyizemo pe, ariko nta kintu n'akantu nigeze mbona kari ku gahanga k'uwo muntu. Bivuze ngo amaso y'umubiri ntashobora kutubwira umuntu ufite ikimenyetso cy'abafurimaso n'utagifite. Twebwe ku mubiri ntidushobora kumureba ngo tumumenye, ariko nyamara ikimenyetso agifite. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ko ari amabuye batwaye bajyaga kubakisha n'ijambo ry'Imana. Yesu niwe buye. Amen, amen. Ngo Yesu niwe buye, ngo nubwo ryanzwe n'abubatsi ariko ryaje guhinduka irikomeza imfuruka. Niko muri Zaburi 118 batubwira, hari n'ahandi bagenda babivuga. Rero bamwe bajyaga kubaka bagendaga bajyanye amabuye, bagendaga bagiye kubakira kuri Kristo, bagendaga bagiye kubakira ku ijambo ry'Imana, bayobowe n'umwuka wera, bayobowe n'Imana Data. Ni ukuvuga ngo bari bafite ubutumwa buzima bwa Yesu Kristo, nibwo bubakishaga, bubaka ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Aba kabiri nabo rero aho bikomereye, nabo baga bafite amabuye akomeye ameze nka yandi abambere nabo bari bafite, kandi nabo bavuga ko bajya kubaka ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo aba kabiri bo bubakiraga muri bwa bwenge bw'abafurimaso babahaye, bakoreshaga bwa bwenge bw'abafurimaso babahaye, bafite ijambo ry'Imana, bafite Bibiliya, ariko bayitwistinga, bayisobanura uko itari,
bagore kuri kw'ijambo ry'Imana bo bakabisobanura uko umufirimaso yari yababwiye kubyubaka. Ikindi nari nibagiwe bene data, iyo wageraga kuri uwo mufirimaso ntabwo abashaga nko kumunyura ku ruhande ngo umucike, ngo ye kugushyiraho ikimenyetso ngo noneho we ujye ugenda ujye kubaka uko ushaka kubaka, we kubaka ibijyanye n'ibyo wa mufirimaso yagushyizemo. Ibyashobokaga nta muntu n'umwe wigeze amunyuraho yamaze kuhahagarara, nta muntu n'umwe wigeze amunyura amutambukaho atamushyizeho ikimenyetso, kereka uwavugaga ati yenda nagenda nkasubira inyuma, ibyo kubaka nkabireka, umufirimaso ntashyiraho ikimenyetso akabivamo ntabikore. Nta n'uwo nabonye kandi nanone asubirayo atamushyizeho ikimenyetso. Wa mugabo wari wambaye amarinete amaze gushyirwaho ikimenyetso niwe wabaye wa nyuma, nahise mva mu nzozi zirarangira. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo bariya bafirimaso bakorera mwambwira ati se kubeza kuvuga abafirimaso ni bantu bwoko ki? Abafirimaso ni abantu ariko bashinzwe kugoreka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni abantu bakoresha Bibiliya, ni abantu bakoresha ijambo ry'Imana ariko bo bakagoreka ukuri. Mwibuke bene data, mu gihe cya Yesu, ubwo Yesu yazukaga, Yesu amaze kuzuka, bariya barinzi baragiye babwira abatambyi yuko Yesu yazutse, bababwira ngo ibyabaye byose. Baragiye barababwira bati Yesu yazutse. Yesu yazutse, ntimujye kubivuga. Bati muramutse mubivuze ibyakangirika byaba bibi cyane birengeje ibyangiritse Yesu agihari ubwo atararinda napfa. Bivuga yuko bari bemera yuko yazutse, abatambyi barabyemeye ko Yesu yazutse, ariko ntabwo bashatse kuvuga ukuri. Baguriye bariya barinzi, baravuga bati mujye muvuga ko abigishwa be baje nijoro bakamwiba, ngo kandi ngo barabona babwira ngo tuzajya kubavugira ku bakuru banyu ntacyo bazabatwara, ngo babaha amafaranga barabagura kugira ngo bajye bagenda bagoreka ukuri. Imana idufashe cyane. Uriya n'umwuka w'abafirimaso, ngera vuga n'abafirimaso niho batangiriye, kuko abafirimaso ni umwuka wo kugoreka ukuri. Imana idufashe cyane. Bene data, abafirimaso nibo bari kugenda bazana izi nyigisho zose ziyobya muri kugenda mubona. Muri iyi minsi hadutse ikintu ngo cyo kubwira abantu ngo ntibakajye batanga icya 10. Nyaboneka, ariko se naribajije, namwe mwibaze kweri, icya 10 n'amafaranga yacu dutanga, icya 10 n'amafaranga yanyu mutanga. Nitutagitanga ntabwo turi buyabahe, ntabwo tuyaha bariya abantu bari kutubuza kugitanga. Nimutagitanga ntabwo muri buyahe bariya abantu bari kubabuza ngo ntimugatanga icya 10. Bibunguye iki? Bibamariye iki? Aho ziriya mpuhwe se ntizabihehe? Ni impuhwe se badufitiye? Ni inyigisho z'abafirimaso, ni inyigisho z'abafirimaso kugira ngo bagore ku kuri, kugira ngo barimbuze benshi. Tube maso. Uburyarya bw'abafirimaso, abafirimaso bari gukorera mu nsengero. Abafirimaso ni abantu bagoreka ijambo ry'Imana, kandi umurimo wabo bawukorera mu nsengero, bawukorera mu bantu b'Imana. Hari abandi barwanya itorero, hari abandi barwanya abantu b'Imana, hari abandi barwanya ubutumwa bwiza ariko badakoresheje Bibiliya. Abafirimaso bakoresha Bibiliya. Abafirimaso bafatanije n'abaroze kuruwa nibo banyabwenge bategetse iyi si turimo. Ariko Imana ishimwe, twebwe ntabwo turi ab'isi, nubwo tuba mu isi ariko ntabwo turi ab'isi, ntabwo turi ababo. Ariko abafirimaso nibo banyabwenge bategetse iyi si. Abafirimaso bafatanije n'abaroze kuruwa. Ndavuga abafirimaso kuko nibo nabwiwe kuvugaho. Abafirimaso, aba bafirimaso rero bafite inyigisho nyinshi zo kuyobya abantu b'Imana. Utabaye maso, gusoma ijambo ry'Imana, wisomere wowe ijambo ry'Imana, nurangiza usenge. Abafirimaso barayabyo pe, bo bafite ubwenge buhanitse cyane bwo kugira ngo babibye abantu b'Imana. Wowe soma ijambo ry'Imana, nurangiza usenge, umwuka wera gusobanurire icyo ijambo ry'Imana rishatse kukubwira. Reka mbabwire, dusomere ijambo ry'Imana ryo mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Hatubwiye ngo iki bene data? Reka mbasomere. Haravuze ku murongo wa 8 ngo ariko nihagira, uwo ni Pawulo wari uri kubwira Abagalatiya, aravuga ati ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse na marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Pawulo aravuze ati niyo yaba ari umwe muri twebwe akagaruka nyuma akaza kubabwira ubutumwa buhabanije n'ubu twababwiye bwanditse mu ijambo ry'Imana, niyo yaba ari marayika avuga ko ari marayika uvuye mu ijuru, avumwe, kuko ibyo ntabwo biri mu bushake bw'Imana. Ku murongo wa 9 haravuze ngo nk'uko twabanje kubivuga, nanone ndongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahwanye n'ubwo
budahwanye n'ubwo mwamenye mbere avumwe. Umuntu uza kubabwira ngo ntimutange icya cumi, kandi icya cumi mwaracyigishijwe mukakizezwa n'umwuka w'Imana mukagitanga, none bari abantu bakaba bari kuza. Ikibabaje hari n'abantu bamwe muri twebwe nabo bumvise ziriya nyigisho z'ubuyobe, none bari kugenda babyamamaza ngo abapasiteri bari barababeshye. Ese koko abapasiteri bari barababeshye? Ahubwo muri kubabeshyira mwebwe. Mwakihaniye mukareka kubeshyira abakozi b'Imana. Abapasiteri bayobowe n'umwuka w'Imana babikura mu ijambo ry'Imana, ahubwo kereka niba mushaka kuvuga ko ijambo ry'Imana ari ryo ryababeshye, kandi ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, ni ryo kwizerwa. Ntabwo mwatinyuka kuvuga rero ngo ijambo ry'Imana ryarababeshye. Niyo mpamvu muri kubitwistinga mukabivuga mu yindi mvugo y'uburyarya bw'abadayimoni ngo n'abakozi b'Imana bababeshye. No, abakozi b'Imana ntabwo batubeshye, batubwira ijambo ry'Imana ry'ukuri ryo kwizerwa, kandi bayobowe n'umwuka w'Imana batubwiriza gutanga icya cumi. Kandi icya cumi ni icy'umugisha, kuko nanjye ndabizi neza ko icya cumi nakiboneye umugisha. Niba icya cumi cyarabananiye kugitanga, nimureke kugitanga. Cyarakunaniye kugitanga cyangwa ntabwo wabyigishijwe, ariko twebwe tubishoboye twabyigishijwe. Muradushakaho iki? Bibunguye iki? Njye ntatanze icya cumi bikunguye iki? Ntabwo mwumva abantu b'Imana koko? Ntabwo mwumva ko ari inyigisho z'uburyarya bw'abadayimoni? Nintatanga icya cumi bari abantu bari kumbuza kugitanga barunguka iki? Barunguka iki? Barunguka ko barimo bakoreye Satani bakorera niwe uri kubahemba. Njye nkabura ubugingo bwanjye, njye nkabura umugisha wanjye wo gutanga icya cumi. Gutanga icya cumi bunyuranye no gufasha abakene. Gutanga icya cumi bunyuranye no gukora imirimo yose myiza. Turatanga icya cumi, dutanga n'amaturo y'umutima ukunze, dufashe n'abakene, dukore n'indi mirimo yose itegetswe n'ijambo ry'Imana. Twe ntabwo dukora imirimo itegetswe n'abantu, dukora imirimo dutegekwa n'umwuka w'Imana utubamo, n'ijambo ry'Imana ritwemeza. Imana ihabwa icyubahiro. Birababaje cyane imyigisho y'aba ngaba b'abafrimaso ni myinshi, ireze, kandi ntimugakangwe n'umuntu ubivuga ngo uyu muntu ni muntu bwoko ki. None se ntabwo mwibuka yuko bari abatambyi aribo baguriye abarinzi ngo bajye bagenda bavuga ko Yesu ngo abigishwe baje bakamwiba nijoro ngo basinziriye? Ntibari bazi ukuri se? Bari bemeye neza babizi, kandi buriya baranabyibutse, kandi koko barabyibutse ko Yesu yavuze ati ku munsi wa gatatu nzazuka. Barabyibutse, barabyumva, barabyemera, barabyibuka ko Yesu yari yarabivuze. Ariko barangije baravuga ngo no, mujye mugenda muvuga yuko ngo baje nijoro bakamwiba. Siko nimugakangwe rero n'umuntu ubivuga ngo ni muntu ki, ngo ni umunyamashuri, ngo ni umuntu ufite title runaka, ngo ni umuntu ukomeye. Uwo yaba ari we wese uza kuvuga ibinyuranye n'ibyo mu ijambo ry'Imana, uwo nguwo ni inyigisho z'abafrimaso aba arimo avuga. Ni inyigisho z'abafrimaso. Baragenda bakababwira ngo Imana ngo ntireba ngo ku mubiri, ngo ireba ku mutima. Mujye mwikora ibyo mwishakiye, mwambara uko mushaka, mutobora uko mushaka imibiri yanyu, ngo Imana ntabwo ireba ku mubiri. Umubiri n'ubugingo birarinzwe bene data. Izo ni inyigisho z'abafrimaso. Ngo muraca imanza. Twabwira abantu ngo mwihane muve mu byaha mutazarimbuka, ngo muraca imanza. Noneho basigaye bavuga ngo ntimuzajye muvuga ko n'isi izarangira, ngo reka. Izo ni inyigisho z'abafrimaso. Turaca imanza gute se? Ijambo ry'Imana ko ritubwira muri Ezekiyeli 3, reka nkabasomere muri Ezekiyeli ibice 3 umurongo wa 18, nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza. Iri jambo ndicaho agasitari, umwihanangiriza, kuvuga ngo kumwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Bisa si ijambo ry'Imana? Abanyabyaha tugomba kubihanangiriza, tubabwira ngo ni mwihane, mureke inzoga, mureke ubusinzi, mureke ibyaha, mureke kubeshya, mureke kwangana, mureke ibyaha, mureke kwirukanka mujya mu manza. Ariko usanga abakristo babiri bagiranye ikibazo, aho bagira ngo bagikemure, cyangwa barebe umunyabwenge waba uri muri bo abafashe gukemura ikibazo, bariruka bajya mu nkiko. Izo ni inyigisho zisigaye ziriho, abantu bajyana mu nkiko, nta munyabwenge uba muri mwebwe. Izo ni inyigisho z'abafrimaso bababwira ngo mujye mujyanana mu nkiko. Ni inyigisho z'abafrimaso bababwira ngo mujye mukora za divorce, mwongere mushaka abandi bagabo, mwongere mushaka abandi bagore. Inyigisho z'abafrimaso. Abafrimaso Imana niko yambwiye, zo nyigisho z'inzaduka ni z'abafrimaso. Bene data tube maso.
Imana idufashe cyane. None se koko izi nyigisho z'abafirimaso ahantu kiriya kimenyetso bagishyirirwaho ko ari muri teoloji biragenda bite? Muri teoloji niho babashyiraho kiriya kimenyetso. Simvuze ko abize teoloji bose baba bakorera abafirimaso, ntabwo mvuze ko ari bose, ariko abenshi kiriya kimenyetso bagishyirirwaho muri teoloji. Birababaje, biteye agahinda kumva abantu bavuga ngo abantu ngo batize teoloji ngo ntabwo bashobora kuyobora itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana se riyoborwa n'ubwenge bwo mu isi? Ku itorero ry'Imana riyoborwa n'ubwenge bwo mu ijuru no kwihana ibyaha no kuyoborwa n'umwuka wera, ko ari byo biyobora itorero ry'Imana. Ariko baravuze ngo itorero ry'Imana ntabwo ngo ushobora kuyobora utarize ngo teoloji. Ni akaga, ni umubabaro. Bene data, nimwibuke, reka twongere twibukiranye. Mwibuke uriya John Bunyani. John Bunyani niwe wanditse agatabo k'umugenzi ariyo Pilgrim's Progress. Ni igitabo kizwi, cyafashije benshi, kirafasha benshi. Ninde wize teoloji wabasha kwandika igitabo nka kiriya? Ninde wize teoloji wabasha kuvuga nk'ibyo Bunyani yavuze? Ninde wize teoloji wabikoze? Ariko Bunyani bagize gute? Baramufunze ngo kubera iki? Ngo kubera ko ari kwigisha ijambo ry'Imana atarabyigiye. Nibyo turimo kubaho muri no minsi. Umuntu utarize teoloji ntashobora kuba pasiteri, umuntu utarize teoloji ntashobora kuyobora itorero ry'Imana. Ni muri kiriya gihe cya Bunyani niko byagenze, baramufunze. Imana idufashe cyane. Kiriya gitabo yacyanditse ari muri gereza, baramufunze ngo kubera ko ari kuvuga ijambo ry'Imana ngo kandi atarabyigiye, ngo atabifitiye uburenganzira. Imana idufashe cyane. Ariko ko Imana iraje, ntabwo uzakomeza guceceka. Njyewe ubutumwa mfite ni ubwo kubabwira ngo Yesu Kristo araje guhemba, araje no guhana. Buri wese azahembwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana idufashe cyane. Iki gihe turimo ntabwo ari cyo kwirirwa abantu baburana bapfa imirongo ya Bibiliya, ntabwo ari cyo kwirirwa abantu baburana bapfa amadini, ni icyo kwezwa no gutunganwa kuko Yesu Kristo araje. Imana idufashe cyane. Bantu b'Imana, birababaje, biteye agahinda aho basomye ijambo ry'Imana, aho basenze, bari gukura imyizerere hano kuri za YouTube. Nanjye ndahari, nanjye ndi kuvuga, ariko abantu bose baza kuri za YouTube ntabwo ariho mwari mukwiye gukura imyizerere, ntabwo ariho mwari mukwiye gushyira umwanya munini cyane aho mwasomye ijambo ry'Imana ngo musenge, ariko mugatega amatwi ibyo muri YouTube kandi mukaba ari byo muha agaciro, bikabakuramo bya bindi mwari mwarize imbere. Nimujye mushungura ibyo tuvuze, mu bishungure ibyo tuvuze, mu bishyire ku munzane mukoresheje ijambo ry'Imana. Niba ndi kubabwira ibitanditse mu ijambo ry'Imana, mwe kubiha agaciro. Birababaje, mwe kubiha agaciro. Imana idufashe. Mana yanjye nziza, Mana ikomeye. Navuga nk'umuntu, navuga ndetse nkavuga cyane, ariko navuga nk'umuntu. Ibyo navuga ntawe byakiza, ibyo navuga ntawe byarengera, ibyo navuga ntacyo byamara Mana, ariko uvuze byahindura umwana w'umuntu. Niyo mpamvu nkwinginze Data, kugira ngo ugenderere abantu bawe, ubavugishe, ubaganirize, ubungure ubwenge Databuja. Kandi n'abariya bari kugenda bayobya abandi, nabo bakizwa, nabo bakihana. Nta kure kubaho utakura umuntu. Nabo ndabasengeye Databuja, nabo bahe gukizwa, bisubiremo, bihane, bakizwe Data. Natwe twese Mana, nanjye nishyizemo, udufate udukomeze, uturinde gutembanwa n'imiraba Mwami yo muri iyi minsi y'imperuka. Ahubwo uzaza gutwara itorero, uzasange twese Databuja tukiri mu byizerwa, amazina yacu tuyumva ahamagara, tukwitaba Yesu. Urakoze ko wumvise, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo.